Yes, amahoro n'imigisha kuri mwe mwese mukomeje kugenda mukurikirana Kigali Top News, tukugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro abari kugenda acaracara hirya no hino. Turabashuje mwe mwese murereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda, nko mu majyepfo, mu majyaruguru, ibirasirazuba, iburengerazuba. Turanabashuje mwe mwese murereye mu karere k'ibiyaga bigari, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Congo ndetse no mu gihugu cya Kenya ndetse no mu bindi bihugu byose by'umuryango Afurika y'Uburasirazuba, ndetse n'abaherereye muri Afurika muri rusange n'ahandi hose ku isi. Kigali Top News rero ikaba igiye kukugezaho inkuru rwose irimo iracaracara. Ni inkuru yabaye ku itariki ya 1 Mata. Ni inkuru rwose tutavuga ko ari inkuru yatangiye ukwezi, akaba ari inkuru rwose ishaka kuzaba inkuru y'ukwezi ishyushye, cyangwa inkuru yagiye icaracara hirya no hino muri uku kwezi twatangiye kwa Mata. Ni video yagiye itaracara ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo. Ni video yagaragayemo rwose Pasteri, umupasteri arimo arahanagura umusore n'umukobwa se cyangwa abageni makeup ku maso yabo rwose. Makeup bari bisize, avuga ati ubwiza nubwo Imana yabahaye. Ni ibintu byagiye birebwa n'abatari bakeya, ni ibintu byagiye bivugaho n'abatari bakeya, akaba ari inkuru rwose irimo iragenda itrendinga cyangwa irimo iragenda ikwirakwira hirya no hino. Yes, ngo hari ku masaha rero y'igicamunsi ubwo abageni rwose bari biteguye nk'ibisanzwe, bambara amakote, umukobwa yambara agatimba, umuryango w'umusore rwose barahaguruka baravuga ati tugende rwose tujye gushyingira aba bakobwa ndetse tujye gushyingira n'uyu muhungu wacu. Hanyuma rwose ati barahaguruka, niko kuzana n'umugeni rwose w'umukobwa, niko kuzana n'umugeni iwabo w'umukobwa. Ati nawo rwose nako batari bagize ngo bitegure ibi birori. Baraza rwose bahurira ku rusengero, hanyuma basangayo Pasteri ati rero umuhango wo kuba twabasezeranya imbere y'Imana ugiye gutangira. Pasteri ati muwe muretse gatoya, atariko hari icyo ndi kubona kitanshimishije cyangwa kitashimisha Imana. Ni ibintu ariko bitari bisanzwe biba muri uru rusengero. Pasteri rero yafashe umwenda awuhanaguza mu maso rwose y'aba bageni, ahanaguramo za makeup cyangwa se ibirungo aba bageni bari biteye, haba umukobwa haba umuhungu. Abatari bakeya rero mu rusengero batangiye kugenda babyibazaho byinshi, abandi bagenda batangira kugenda bafata amashusho. Ni video rero yagaragaye ku munsi w'ejo, aho rwose no mu rusengero babonaga ko abantu byabatangaje, cyangwa amafoto yabyo yagiye agaragaza ko abantu bari batangaye rwose, nabo bumiwe bavuga ati se uyu mupasteri ibi akoze ni ibiki? Ati rwose ibi bintu ntabwo bisanzwe. Nyamara Pasteri we rwose ngo yaje gutangaza yuko ibi bintu atabyemera habe na gato. Ati kuko nta muntu ukwiye kwiyongerera ubwiza Imana yamuhaye. Ati ukwiye kunyurwa nuko Imana yakuremye. Ati niko rwose muri Bibiliya ahavuga. Ati njye nkurikije imyemerere n'imyizerere yanjye, ati rwose nta muntu ukwiye kwiyongereraho ubwiza, nta muntu ukwiye kwihindura. Ati kuko buri muntu wese aba asa n'Imana. Ati rero iyo ushatse kwiyongeraho ibyo ngibyo uba ushatse kugaragaza rwose ko utanyuzwe n'ubwiza Imana yaguhaye, uba ushatse kugaragaza ko Imana rwose itigeze ikurema ngo ikurema mu ishusho yayo, cyangwa se ngo ko yibeshye hari ukundi yakabaye yarabigendeje. Ibi bintu rero byagiye bivugaho n'abantu rwose batari bakeya, bagiye bavuga ko ibi bintu rwose, bamwe bavuga ati ibi bintu nibyo, abandi bavuga ati rwose uyu mupasteri yashebeje aba bageni, yabavangiye ibirori rwose. Ati rwose yabateye ipfumwe. Ati ni ibintu bitari byiza. Rero abantu benshi nk'uko turi kugenda tubibabwira, bamwe bagiye babivugaho mu buryo bwiza, bagira bati ibi bintu ni byiza rwose, abantu bose bakwiye kugenda bamenya ko Imana yaturemye mu ishusho yayo, tutakwiye kwihindura. Ibi ngibi nabyo byagiye bivugwa n'abandi bapasteri bagiye batandukanye, ndetse n'abavuga butumwa cyangwa se abakristo bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, yaba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Rwose akaba ari inkuru yagiye igera ahantu hose, aho bavuga ati ibi ntabwo ari ibintu rwose abantu bakwiye kujya bakora bakiyongerera
Yes, abatari bakeya rero nabo bagiye bavuga rwose, bavuga ati uyu mupasiteri bamunenga, bavuga ati ibirori biryoshwa no gutegura, ati aka ni agateguro, ati ibi rwose abageni bari bakoze ni ibintu byabagaragazaga neza, ati kuko bari banabyishyuye amafaranga, ati bari bagiye mu masaro agiye atandukanye, ati bazana abantu bagiye batandukanye babakorera ibi bintu, ati rwose baba babitanzeho amafaranga, ndetse bamwe bagiye bagira inama aba bageni kuba bajya kurega pasiteri rwose, ati kuko yabakojeje n'isoni mu ruhame, ati kandi ibi ni ugusesagura umutungo w'umuntu ku giti cye witwaje ububasha ufite kandi utabyemererwa n'amategeko. Abantu rwose bagiye bagira inama aba bageni bavuga ati mujye mu nzego z'ubutabera rwose murege uyu mupasiteri abahe indishyi z'akababaro, nibiba na ngombwa rwose ahanwe. Ibi ni ibintu rero abantu batari bakeya bagiye bakomantaho, akaba ari inkuru iri kugenda ikwirakwira hirya no hino rwose. Nawe tukubwira ati komeza rwose ukurikirane Kigali Top News, ubone amakuru agiye atandukanye ari kuvuga rwose kuri iyi nkuru iri kubera yabereye rwose hariya. Ni inkuru itangaje, ni inkuru rwose tutahwema kuvuga ko ari inkuru izagenda ivugisha benshi muri uku kwezi. Abantu rwose bagiye bavuga ati ibi bintu ntabwo biciriye aha, ati ibintu ntabwo biciriye aha, aba bageni rwose bakwiye kugana inzego z'ubutabera. Ku ruhande rw'abageni rero nta kintu na kimwe bari batangaza, haba ku muryango w'umuhungu se cyangwa ku muryango w'umukobwa, barakicecekeye rwose, nta kintu na kimwe bari bashyira hanze babivugaho. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza se aba bantu baragira icyo bakora nyuma y'inama abantu bagiye batandukanye baba bari kubagira, ndetse n'uyu mupasiteri rwose biragaragara ko aticuza ibyo yakoze, kuko rwose nawe akomeje kuvuga ko nta kosa yakoze, kandi rwose ari ikosa ati narisabira imbabazi. Ibi ni ibintu rwose nemererwa mu kwigisha kwanjye, mu myizerere yanjye, njye numva ko ibi ari ibintu ahubwo abantu dukwiye gucikaho, tukajya tureka gukomeza tugenda dusa nk'abapinga cyangwa se nk'abahakana ububasha bw'Imana tubinyujije mu kuba twakwiyongerera ubwiza. Ati ibi ni ibikorwa bya Satani, ati uku ni ukugenda rwose tuzamura imbaraga za Satani, ati dukwiye kumutsinda rwose twifashishije amasengesho ndetse n'ibikorwa dukora. Wowe rero uri gukurikirana Kigali Top News, wakwibaza ni Kigali Top News ikomeje kukugezaho amakuru agiye atandukanye. Tukaba tukwifurije ishya n'ihirwe, amahirwe masa mu mirimo rwose igiye itandukanye, imigisha mu byo ukora byose. Wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News, niba utarakanze subscribe n'iryo jambo ritukura, rikandeho rwose ujye wibonera amakuru nk'aya ngaya abagiye ari kugenda acaracara kandi tuyakugezeho ku gihe. Haba wowe rwose werere mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange n'ahandi hose ku isi, tukwifurije amahoro y'Imana rwose.